Yes. Umusaza Nzovu tukaba tumuguyeho yambaye agakanzu mu rugo. Nzovu. Kuberewe ra? Shandaberewe. Nibyo. No kuri kwima. Uwo mugabo sari kugutereta bimeze bite? Ngiye mberewe. Nakunze kujya muri babantu bita indaya. Mbona ko kugira ngo bakurura abagabo babamba udukanzu dusabuki. Nanjye ndavuga twe ngiye nambara agakamo. Nazorona zamu namukura. Reka za urabona byavamo. Haguruka umwereke nyashi inyuma. Ariko za inyuma se buriya nyashi ziriho. Bamwita metere. Nyashi ndazifite. Wumvise izo nyashi zimeze gute za? Ziroroshye. Ziroroshye. Urabona umushara wa zamu atazawuma. Reka je. Aratireta. Ndakamuhana rwose. Uremera y'ukwezi yatangiye? Ayo kwezi kumwe suka rya neza bitwara. Reka nyomuri. Nukuri? Be. Shashunda gukunda. Ngenda gukunda. Kaguriye kanzu. Nakumugabo mu Diaspora kamaye. Diaspora yagukunze bene wanyu. Aba Diaspora bazo Kigali badushaka. Ntago bagushaka batagushaka. Ntago hakunjyana. Ariko ikibazo nuko ari mugufi yaje niba uzihanganira ubugufi bwe reba ntubwahagaze ku ntebe ariko nzagendera kuri ziranyasha ariko wabonye nyasha. Uhagurutse mwareshya. Haguruka tureye ko mutareshya. Mwegeye. Muhoberane. Ariko si icyo kintu yambariyemo n'abagore bo mu cyaro. Musomye gutyo ngeze amafaranga. Byari gutangira. Ndaza kugusoma. Kubitiza uragasoma basi. Tire ranga naguzize. Ndashaka kukwigisha utuntu two mu rukundo ukagenda umenya. Nzova ariko kari marirya cyane. Reka nje mbikubwiriza. N'abadiaspora bagabo narabananiye batanga mu madolari mu mayero. Wera ntago bazi gutera imitoma. Bagitera imitoma. Arazana kigaka akakugurira ibibanze Bugesera akagira gute. Uzumfite. Aba yakujyana. Yangura ikibanza ima yanjye. Naba mpunzi. Koza ibihumbi 2 urarira n'izamu. Baranyegeje. Nangaye. Sigemembe 12. 12. Ukwezi kose ndakubana. Nanjye ndimbeho neza ngenda nirishaka ijoro rimwe. Ushaka kubomara ijoro rimwe ukamuhaye ukwezi kose? Kamambaya. Nyamara kandi ibi bintu nibyo. Biri seri. Zamu yambaye rwose. Zamu reka ngukuragaho ukuntu. Akugura imodokari. Hari umuntu ufitanye gahunda. Reka imodoka ndafite nuko ari cyabakanga. Erekana imfunguzo niba uyifite. Cyabakanga. Bona nari nayiruhaye umunamba yanga ikorera gasuku. Hari abantu baza kwitwara mu kanga ngo bafite abantu. Imfunguzo y'amazi kandi kwereka umwema ko ngenza kugishukuri. Narubitsanga. Ufunguzo ko tuvugisha ukuri mutuve ko izi funguzo izi modoka imodoka yanjye ni inzu yaranshutse ngo ngiye ngo yaranze baby haniravi good morning ibintu nk'ibyo anshukisha urufunguzo yamanesha tere yamaye imfunguzo ngo njyamaye ngo urufunguzo rwa V8 kuko urufunguzo rufungwa V8 uriya V8 yanjye ni inzu n'inzu zo kuri ngara Kigali uziko numvise uko umwe rufunze mu ngoro zikari za modoka bashyira mesanze yanjye yigumira ahangaha ariko ngo zini mutwe zisigaye zimo ngo nimba ari opirire nimba ngo amashanyarazi hybrid niyo mpamvu abahinzi borozi batakeza musigaye mufata byandi byeza ibishyimbo amasaka mukabishyira mu modoka yanyu tukabishyira mu modoka ajya kubishakamo amadolari n'amapawundi mu Rwanda reka mbwiriza ndagukatiye muri iyi minsi kuko
mfite aba diaspora batangiye kunkunda ariko bitewe yuko ndagakobwa keza. wanga umuntu gute ku itariki 7 azahembwa ku 8 ariko zamuhembwa ngahe kuko 20,30 ayo kugavura ibyo kwashoja wibye babusize ku gikoni imiciro uragurisha nawe isoko rumba ari 30 gusa ushyizemo nayo niba yose nawe arakuzanira urufunguzo rwa feke akubwira ko ari urw'imodoka. reba telefone mu diaspora yampaye n'umugabo wikora ifiningi se gutya iyo ntago ari finigisi na iPhone wa musikawa kangahe kangasoro 16 wagira ngo uraruyibye bijyana nayihawe n'umuntu wamuze wakugurira kawe nose uraza gutereta ugateretesha urwagwa koko mva kameramani ndi kumujijisha ngo mwibe telefone yanyeretse telefone ahubwo uvuga nimba ufite ubukene hano ni iwanjye njyewe agusanze iwawe uramwakiriye mwakire agafanta ashyushye sikukunda kastonga iri urufunguzo nzovu ushobora kubona ibihe byose ufatafata inzoga zirahari inzoga ze mbivangavanga urugo rwabuze iki kambivangavanga mere kuki hera kucyo bitewe n'ibyo yakunaniye abanyezamu cyo kucyo nakuriye tewe n'inda yamunaniye abanyezamu hera ku gafanta kamere ku gafanta upfunduza iki kandi ndimo kwipositinga sheri we Texas muri Amerika ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo umutima wanjye wose ndawugoye sheri ndeka sha iyi foto nyegereje ze ku mutima wanjye tube tuganire sheri ndagukunda ureke uyu muginga w'umunyezamu yamponga ibiki sheri ibona amatako yabonye zana ayo madolari Texas ngwino zamu umuzofata mfite unazivaye sheri kamwe n'akabyeri uzi ko ntangiye gushyira mu ntangiye gushyira mu mubiri wose uzi ko mu kanya ndose Imana yaduhuje sheri ntacyo uzamburana muko turi foto yerekana sheri murebe yanyine yawe bihinduye isura utangiye gutanga n'ibikisi gitangiye gukanura nini ndabona kiri kureba nabi ariko ngo ni diaspora agahinda kamwica sheri ntiyishyura sheri mfite tugasatira muzagira sumira ntacyo ufite sheri ndaguha fanta sheri uko wansize mu Rwanda niko nyimeze iyi nyinyura yibuka cyo nyine ni amadolari sheri amapawuni amarivure sterine sheri kugira ngo ikibazo gikomeze gukura sheri nuza kuri noheli nzakupomoza umukunzi reka nkurebere kakare urwo ngukunda niki neza sheri reka ngukunde nagukunze uko ndufite kandi ndufitiye wowe zamuwe naramukatiye akomeze kwicwa n'imbeho ngewe icyo nshaka n'ubushyuhe bwawe mukobwa mukunzi mungu sheri ndagukunda mani shawa byose marivureste nanjye ndagukunda ndakwereka ikibuno mu kwa 12 abadiaspora barimo kuva Texas barimo kuza ngo bumvire noheli mu Rwanda ndabakubita ikibuno n'ukuri kwimba n'ukuri ndabakunda abadiaspora
akagosura kanjye gasa nk'isine ntimugakunze b'abagabo b'inzobe muzababenge ariko cyangwa b'abagore b'inzobe muzababenge muzakunde isine mukunde n'ikibonosha dore ngiyi mukirebesha nimanukiye kuri za nka za bonane ureke uyu munyezamu nta kintu afite mufite amadolari Yewe inyuma. Inkura hose wa muginga we nta mafaranga ufite yahise iyo mifungo sheri mugabo mwiza mugabo nkunda ewe umukunzi wawe inyayifu zazamuraza wambike ngo nizave uti zirategereza ziva muri Amerika zizakugeraho izo ziva muri silentire n'imfunguzo z'inzu kereka nunyandikira urupapuro zemeza ko ibibanza byawe ari ibyawe ukasinya ko nzabibamo cyangwa gusinyira babyandike kuri wowe murajya kwa noteri turajya kwa noteri yemeze ko ibibanza ubimuhaye ariko ntunyanga abuze mu diaspora umugabo iyo ageze mu Rwanda ibyo akugurira agutuza nyarutorama iyo uri umukobwa yagukunze agutuza mu Kiyovu cy'abakire agutuza ikagugu agutuza ndagutuza neza akungiye ntabwo nzatura Sodoma na Gomora uzatura Nyarutarama mu diaspora z'ahantu hose kuko azaba yankunze ngenda akabebe keza gasa neza ureke uyu muzamu mwiza uziko nta gusoma akwereka nanjye nsoma aba diaspora b'abagabo nubwo ngiye gusoma Texas Chicago Miami muri Canada mu Bwongereza New York abagabo bose bariyo n'umukobwa bita Nzovu ndagakobwa keza bye uziko njya kuza misi y'umwaka ase ubwo aba misi n'ukuntu ureshya yewe yenza aba misi bagendera ku burebure ngiye kuzasimbura bitarinda ariko Linda nawe uyu mwaka aziyamamaza Linda rero ko nawe kameze keza nambuka neza tambuka gitore tambuka gitore bamwita Miss Nzovu muramubona sha we nta mafaranga ufite ndagukatiye zamu mfite abagabo batanu hari uri hasi urumvikangwa n'abagabo benshi kiye kandi ntuye wakwemeye abagabo bankunda iyo bantanyije amafaranga y'abadiaspora ariyongera wowe uri umwe uri mu Rwanda urakoresha amafaranga y'amanyarwanda ndagusetse bayida we yavunjisha muri ndagusetse abeshanje n'uwarya imbwa yarya inzungu n'uwarya imbwa yarya inzungu ndagukatiza n'uwarya imbwa yarya inzungu jya mu gashyekero hasi nari nipashe muri bamwemera ajye Sodoma noneho hindura akazi ushaka akazi kaguhemba amafaranga menshi urahembwa 50,000 by'umunyezamu ngiye kuzajya nsiga amarangi ariko waza gukora kugira ngo kuba zagukunde ujye ubacunga inzara ubatera za nzara ndende zigiranga abira nabyo byinjiza amafaranga ikindi mumenye kujya ku maso niba ikintu cyagiye gihengama buke buke kuko uko agenda agituna akiganisha niho kigana nzane n'amatuza abuzanye amatuza abarwayi bose ngiye kuri rafiki muri bose kugira ngo n'umukobwa uzambona azajya avuga turamuga bazajya nanginda ariko ndagukatiye mfite abagabo ba diaspora bankunze na gasuku yayazanye
Oya. Gasuku. Ngo nimba gasuku nawe yamenyemo. Bamwita mupango wa mipango. Yazanye. Mupango wa mipango. Mupango wa mipango yazanye. Nawe se arimo aratereta. Yerebye yashya yanjye. Yavuye mu bye. Naje kumpiga mu Rwanda. Reka. Ongera umwereke iyo nyesha. Avuze ko bamwita ngo ni umwami w'abagore. Reka. Nanjye ndi umugore none mbe. Gasuka iyo nyasha urayibona. Masura. Miss Nzovu. Kirebe. Miss Nzovu. Uzajya ukora umbwire ko. Oya kubita gake koraho gake. Ariko se ubu umukobwa bakubita cyane. Urafata umuntu ukamukubita cyane nkaho wakozeho gake. Rava. Izo funguzo ntabwo zarava desasirende. Abeba gucunga yakoresha hari imodoka inzu ngo muri stock. Uza amafaranga ngiye gukora. Bamwe barimo kunsaba ngo shiri ngo munani mudagutuza niroke ngo aba diaspora barimo kwemera none babuza amahitamo yawe uzatura. Uzi wa mugani urajya hehe we? Ariko nziyama semuhungu Bindu isura semuhungu mbabarira. Semuhungu ntabwo wamwemera. Buriyani. Umureke nawe. Nshaka kuzabomoza. Tesha se ntabwo wamubomoza. Tesha. Umupuri. Oya, tesha namukati. Abo ndi kumwe nabo n'aba diaspora gusa. Abantu baba mu Rwanda mutanga udufaranga mukeya twanyubakiye etaje sembe. Umukobwa mwiza mu kanzu amadura ubuyanza n'ibiti byombi byose. Ambayemo na kora se? Nambaye kora nyine. Namushaka ngo mufate. Ariko nta bakuru. Ngo nuhunga abasore nk'umuntu urwara intinyi. Sawa rero ubu ndayirwaye. Intinyi. Cyangwa utinya abasore. Bakwiye zanjye nshuti nkunda ndi ku isoko ndi umukobwa warezwe neza warezwe n'ababyeyi ushaka kurambagiza neza ni umukobwa mwiza cyane ufite imyanya nziza ni y'imfura rwose. Naheze kwa mama no kwa data muze aba diaspora muze aba mu Rwanda mufite amafaranga muze mu ndambagize ndagakobwa keza. Urashaka kurongora wika kumenya akazi wina amafaranga ufite. By the way uri umunyezamu uracunga ibipangu by'abakire nta mafaranga use ko ndya neza wambona iki use buri wa gatanu wansohoka wanjyana Cosmos mbere kwa Cosmos wanjyana muri nzongera gusohokera mu Rwanda ukazitire kuri womburi. Ntabwo njye nahasohokera beda njye ni umukobwa mwiza cyane ufite agasura keza mu maso agakobwa keza kisine abagabo bakunda cyane gafite amaso y'inyana. Gafite amaso y'inyana bye buriya nzasohokere pari mu Bufaransa nsohokere Texas nsohokere Umbrella nsohokere he biduha muri Katari. Katari sha Katari nsohokere aho bita Dubai Qatar. Nzoza nzunguriza ikibuno neza abagabo cyane amafaranga. Uzajya ubamasurira neza. Bayi urukundo rw'agaharo zamuwe ndagukatiye uko bukeye nuko bwiye
ndagukatiye genda ushaka abo mwakoranye akazi kizamu njyewe sindara mu mbeho nirarira muri hoteli. Yes, umusaza Nzovu akabakatiye zamu. Reka turekerera aho ngaho tumureke yitegure nawe ngagiye kuvugana n'umu Diaspora. Bye bye abakunzi ba Vanessa Inspired.